ariko ubundi ahangaha niyo urushye urareba abantu benshi babaje bavuye nko ku misozi baburiye imisozi abandi bagenze urugendo wenda bumva ko baherukaga ku rugenda noneho hariho kuba wahicara byaba na ngombwa ukaba wahafatira icyo kunywa cyangwa ukanaharuhukira muri rusange mu rwego rwo kumenyekanisha neza cyane kabisa ni ahantu heza pe. Okay, turacyakomeje rero muri rwa rugendo rwacu arufata Channel kugira ngo dukomeze tuzenguruke aha ni mu mujyi wa Musanze uko nabibabwiye nyine mu karere ka Musanze. Ubu rero tugiye kwerekeza aho bita Nyakinama kuri Red Rocks kugira ngo tumenye amateka yaho, tumenye ko n'ahantu heza hafite kabisa ubukerarugendo bwiza kandi bunejeje ku buryo abantu muza kuhakunda. Dushimira cyane abafatanya bikorwa harimo Tom Transfers, ngira murabibona yuko no bagiye kudukura muri uno mujyi batujyana hari ya Nyakinama. Ngira ngo ndi kumwe n'umugabo witwa Muvunyi kabisa muri Tom Transfers, n'umuntu w'umugabo cyane. Ndagira ngo Muvunyi wanyegereye koko. Uyu mugabo rero niwo Tom Transfers ni ugiye kudutwara dukura muri umujyi wa Musanze atwerekeza hariya Nyakinama. Mumeze mute? Tumeze neza. Tubaze tubashimire ku bufatanye hamwe na Tom Transfers. Merci cyane. Yeah. Nishimiye ko mugiye kudutembereza umujyi turi mu modoka zanyu. Karibu hano muri Musanze nkuko wabibonye Tom Transfers turimo turakora turaza kubona byinshi bigiye bitandukanye. Reka tubashimire cyane dukomeze urugendo tugende. Okay, thank. Turakomeje n'urugendo rwacu ruva mu mujyi wa Musanze twerekeza Nyakinama kuri Red Rocks turi kumwe na Tom Transfers. Ngira ngo ahangaha tugeze muri kuhabona hari icyapa kinini cyane kivuga yuko ugomba gutubiza imodoka ya Tom Transfers ndetse bakanabagutiza niyo ugenda mu gihe utarabona imodoka yawe kiyitegereje. Ngira ngo rero aha ni mu majyaruguru no bafite ikindi cyicaro kandi nizera yuko biri kugenda neza. Turajya tugana n'abaturage cyangwa n'abahano batubwire imikoranire ya Tom Transfers, gusa ni ibintu bigaragara uko aho twagiye tujya hirya no hino usanga imodoka ziriho ibirango byabo. Numva yuko biri kudufasha kimwe natwe ko bagiye kudufasha muri urugendo twerekeza Nyakinama hariya twagiye. Okay, tumaze kugera rero kuri Red Rocks. Ahangaha navuga ngo ni ikigo kigenga ariko kibanda nyine ku bukerarugendo, navuga ngo niyo moteri yabo, ariko nabwo iyo bavuze Red Rocks no bana ubukerarugendo bushingiye ku muco ariko noneho bakabifatanya n'iterambere. Ni ikigo kigenga twifuje kwagira ngo tumenye uburyo babikora kuko urajya kure ugasanga hari nabaza kuhafata ubundi bumenye bakora experience burya bagiye kubikora n'ahandi. Navuga rero ni ibintu byiza cyane biri gufasha cyane muri uno mujyi wa Musanze cyangwa by'umwihariko mu ntara y'amajyaruguru, uretse no mu ntara mu gihugu hose n'abavuga ngo abantu barava hanze bakava mu bindi bihugu bakaza hano kuri Red Rocks kugira ngo bafate amasomo bige uburyo bashobora gukora buno bukerarugendo bushingiye ku muco ndetse n'iterambere. Navuga ngo ni ikintu cyiza cyane. Nuvuga ngo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye tugiye kubisura byose tubatembereze hano badusobanurire buri kimwe cyose kandi zinakomeza kubikunda cyane ko ari ibintu byiza cyane bishobora no kubigisha hamwe na bamwe. Ubwo rero mukomeze mu watching. Iyi ni Arufata Channel, turacyakomeje kugenda tuzenguruka kugira ngo tujyane tubagerereyo mumenye ibyiza mwajyaga mwumva mutagize gute mutigeze mubona ntandi muzajya mubisanga ni kuri Arufata Channel. Ubwo rero twakomeje ariko reka manze nakire ugiye kutwereka buri kimwe cyose ari nawe hari ngira ngo ubimanaginga byose. Reka tubakira hano kuri mikoro kamera za Arufata Channel. Murakoze cyane. Banyita Greg Bakunzi, akaba ari ngewe muyobozi w'iki kigo cya Red Rocks gishinzwe ubukerarugendo bushingiye ku muco ariko tutibagiwe n'ibidukishije na development muri rusange. So mwakoze kuza kudusura. Murakoze cyane namwe twabashimiye ko mwaduhaye ikaze. Ndagira aho by'umwihariko maze mudusobanurire Red Rocks, wenda nshaka kuba nabisobanura ariko simbisobanuye neza mu buryo butomoye. Mwe mudusobanure kugira ngo abanyarwanda badukurikiranye bazabyumve neza, noneho mugende mutwereka buri kimwe cyose n'akamaro kacyo n'icyo bikora, ndetse turaza no kugaruka no kunono naho abaturage bafitemo inyungu turebe n'ubuzima bwabo kuko niba kino kigo kibasha guhindura ubuzima bw'abaturage. Tumaze kubona iterambere ry'ubukerarugendo bushingiye ku bice cyane biri mu bice bya
affected nko mu mashyamba byabaye ngombwa ko dutekereza ko twashinga ikigo nk'iki mu giturage nk'aha ngaha tukaba twakora ubukerarugendo bushingiye ku muco. Urwo rwego twashinze Red Rocks mu 2007 niho mwayitangiye? Twayitangiye dutangira ku bushobozi bukeya, tugenda twakira umuntu umwe, babiri, batatu, bane, buhoro buhoro tugenda twagura ibikorwa byacu. None ubu ngubu turabona ko twaguka cyane. Nge amatsiko yanyishe ntakubeshye, ndumva turuze gufata akanya tukicara tukanza tukaganira, ariko umaze kunyereka buri kimwe cyose urabona nakomeje ndangara hirya no hino. Banza umara amatsiko n'abadukurikiranye abanze bashira amatsiko n'utse kwicara tuganire ko kubwire nyirizi mu byo mwategereje ikintu nicyo kiri gufasha abaturiye hano ko byumvikana niba biri kuba hari abaturage biri kugira gute, biri kugenda bigiraho ingaruka kandi navuga nziza cyane. Twagize abaturage tugira amakoperative atandukanye tugenda dukorana nayo, niyo aza cyane cyane ubukerarugendo bwonyine bushingiye ku muco. Dufite amakoperative atandukanye ashobora kuba harimo abantu bagera, yose abarirwa hano, yose abarirwa mu mirenge ibiri, hari umurenge wa Nkotsi n'umurenge wa Muko. Imirenge uko ari ibiri yose niko bari. So abaturage iyo hari nka porogaramu nk'ubu ngubu nk'aha ngaha dufite nka porogaramu turimo guteganya tuzakora ku itariki 24 kugera ku itariki 30. ijyanye n'iki? Twayise Village Christmas Market. Ni ibintu twari dusanzwe kubera nyine izi mbogamizi zagiye zibaho muri rusange, ariko turishimira ko noneho kuri ubu ngubu tugiye kubikoraho. Tukabikora wenda tutarajya no kure. Greg, iyo porogaramu ni bwoko ki, ikora gute, ifasha iki? Urabona mu bihe by'iminsi mikuru abantu benshi baba bashaka kugira ngo bagure impano cyangwa bishimane n'abandi. Natwe rero tuba tugira ngo tugaragaze ibikorwa byacu dufite, tubikora nko mu rwego rwo ni nka exposition. kugira mu bintu byinshi tugomba kwishimira. Niyo mpamvu twateguye uwo munsi tukazabukoresha ubundi tukawufatanya n'ubundi no kwishimira ko ubukerarugendo bwacu bwagize noneho butagarukiye aho dutuye gusa, bwagiye ku karere bukajya ku rwego bukarenga n'imbibi. Kuba byararenze n'imbibi byonyine twebwe ni ikintu kidushimisha cyane kabisa. Biragaragara, bigaragaza bari bo natwe ibyo ngibyo byose biduhishemo. Tukavuga tuti reka byose tuzabifatanyirize hamwe tubikora. Ndizera ko umunsi mukuru tutazabuburamo cyane. Muratumiwe muzaze, tuzatangira itariki 24 z'ukwa 12. Tuzajya dutangira mu masaa 5 turangize nko mu masaa 1 z'ijoro. Ajya muza mukadusura. Birumvikana ko tuzaba turahanga kabisa tumeze neza. Byaba byiza cyane mukazahura noneho n'abaturage bizina bakaganira byimbitse, byanashoboka bakabajyana bakanabereka n'ibyo bagezeho byaturutse kuri ubu bukerarugendo cyane kabisa. Ushobora kuba bumaze kurenga imbibi ariko kandi bwaratangiye buhoro buhoro. Byiza cyane. Inzu mureba Hansore the Chili Restaurant, iyi ni restaurant yacu, niho twakirira abakiriya, ndaza kubatwaramo. Ariko mbere yuko tugenda nagira ngo mbereke iyi nzu impamvu twayigira. Twari dufite ikibazo, twagiraga abana aha ngaha mu giturage bafite impano zo kuririmba, ugasanga
byose urareba ko tugerageza kugira ngo dushyiremo ibintu by'umuco cyane nk'amasaka ibiseke ibiki byose niyo mpamvu hateye gutya nta kindi kintu gishyashya kirimo ibintu byose ni ibintu bya gakondo cyiza cyane kabisa tugerageza kugira ngo twerekane umuntu ashobora kwibaza nubwo ari ibya gakondo ese ibyo muteguriramo byo bimeze bite nabyo ni ibya gakondo cyangwa muravanga ni ibya gakondo ubwo byaba byatinze Faustin hari ibyo byahiye se natuzane Faustin niba hari ibyahiye uzane hano uzanire ntacyo turi buze kuza nta kibazo katwe dukomeze ikiganiro bagenda batwereka n'ahandi ariko abantu muri kubireba murabona yuko ni resitora ifite ibintu bijyanye n'umuco mbese washatse iby'umuco ndumva yaza kubariza ahangaha rwose kuri Red Rocks ntacyo tudafite nta nubwo mwagira inzara murabona ko ibigori bihari n'ibigori birahari n'amasaka harya iki ni iki bakita igiseke igitebo iyi ni inanga ariko ntabwo ari ya indi ya rujindiri wow ngira murabibona ibintu byose bijyanye n'uko hari n'urukezo urukezo rurahari bimwe na bimwe dukaza nk'imbaho n'ibiki byose ngira murabibona ko ibintu byose bijyanye n'umuco wa kinyarwanda umuco w'abanyarwanda byose birahari muri resitora rwose navuga ngo ni ahantu heza rwose ho gufatira amafunguro kandi ukuva yuko uri gufiringa ubunyarwanda umuco wawe ukumva kuri kuwumva neza ngira ngo rero turakomeje agenda atwereka n'ahandi hano hantu ni heza cyane turaza kugaruka ahangaha inyuma aho muza kureba studio yacu baza kuba bayikoraho ahangaha nahita nko mu ruganiriro ariko urebye wabona ari nk'ibitanda iyo ubiboye ugira ngo ni ibitanda ariko ubundi ahangaha niyo urushye urareba abantu benshi baba baje baba nko ku misozi baburiye imisozi abandi bagenze urugendo wenda bumva ko ntibaherukaga ku rugenda noneho hariho kuba wahicara byaba na ngombwa ukaba wahafatira icyo kunywa cyangwa ukanaharuhukira muri rusange mu rwego rwo kumenyekanisha neza cyane kabisa ni ahantu heza pe navuga ngo ndabikunze cyane kabisa ahubwo abantu hari ahantu hari ibintu byiza tutajya tumenya tukigumira iyo ngiyo mu mijyi kandi rwose ibintu byiza bihari ahangaha twinjiye naho ni urundi ruganiriro ntabwo ari ruriya rwonyine ruriya n'urwo hanze ariko haba hari n'urwo mu nzu urwo mu nzu rwonyine ntabwo tugaragaza umuco wa kinyarwanda ahubwo tugaragaza noneho n'ibidukikije muri urwo rwego ubona ko hariho nk'ibintu by'ibirunga bitandukanye ibi birunga bitandukanye ni ukwerekana imisozi dufite n'uburebure bwayo bana Nyiragongo Karisimbi twagiye tuyigira gutya noneho tugenda tuyishushanya ahangaha kugira ngo abashyitsi batugendereye nibaza bakicara nk'ahangaha avuga ati mu gitondo ndajya kurira Karisimbi ireshya gute ntayirirwe atubaza ahubwo agahita abibona hari cyane rwose ndajya kurira mikino biraza kugera aho hose niyo mpamvu ubona twakoze ibi ngibi kugira ngo tugende tumenyekanisha n'iyo misozi turakomeje rero ni Greg umuyobozi wa hano ari kugenda atwereka ibikorwa by'hano bigiye bitandukanye n'ubwiza nyaburanga heza koko hagaragaza umuco nyarwanda ariko n'ubundi bikomatanye n'iterambere n'ibintu byiza cyane rero aha ni ahantu dukomeza kugenda iyo turimo dushaka kugorora n'imikino ngororamubiri yego niho tugorora umubiri tugakinaho niyo ping pong yacu ikozwe mu n'isima twafashe turayikora tuyishyiraho ngaho niho dukinira imikino yacu byiza cyane kabisa mbese ibintu biri moderne mwe mwajya kubikora ariko mukabikora mu by'iwacu twabikoze mu by'iwacu ahangaha kubera ko turi mu majyaruguru akaba ari ahantu hakonje cyane twagerageje kugira ngo tuhashyire aha niho
rero murabona yuko nyine dukomeje na Greg agenda atwereka ibice bigiye bitandukanye bya hano muri Red Rocks. Ngira muri kuhabona ngaho ni mu ruganiriro, ni ahantu heza cyane kabisa, ku buryo wicara ukaba ureba iby'umuco wawe, ukaba ureba iby'umuco w'Abanyarwanda, ukaba ureba ibirunga. Ni ahantu ubona bati wenda ejo mu gitondo ndazamuka iki kirunga gifite metero zingana gutya z'ubuturumbuke. Mbese ni ahantu heza, mujya mubona abahanzi benshi baza kuhakorera indirimbo, abantu barahasura kenshi cyane. Ni akazu rero muri kubona, iriya ni studio, ikora indirimbo ziri moderne ariko yubatse mu buryo bwa kinyarwanda, yubatse mu buryo gakondo. Aha ni ahantu abantu baruhukira. Turakomeje rero dukomeza agenda twereka ibintu bitandukanye biri muri Red Rocks. Bangwa ni ahantu hari ibintu bya gakondo ariko binavanze mu buryo bwa moderne, ku buryo buri muntu wese kabisa yisangamo, ariko ntibagirwe ibijyanye n'umuco wacu wa gihanga. Aha tugeze ni ku kibuga, ni ahantu hari ikibuga cy'imyidagaduro, imikino yose ishobora kuba yakinirwamo, yaba volley, football, kuko usanga bafite n'imipira y'ikirere imwe ya kera twakinaga turi abana. Ni ibintu byiza cyane, ibintu byiza cyane. Mubona mbese kuba uri hano muri Red Rocks urisanzura ukidagadura, kumva mbese ubuzima bugenze neza, kuko ni ahantu wumva n'amajwi y'inyoni zikuririmbira, ku buryo uba wumva wibereye nko mu ijoro. Ntabwo mbabeshya, wenda abantu mwaza kubyandika muri comment mukabimbwira hasi, ariko ku bagezeyo barabizi, kuko mujye mureka ibyiza tubishime tunabigaragaza. Hariya muri kubona ni ibyari by'inyoni hejuru, ibyari by'inyoni ziririmba, kandi n'inyoni z'amoko menshi pe agiye atandukanye. Navuga rero ni ahantu nawe wakifuza gusohokera, ni ahantu wakifuza kujya ukaruhuka ugatekereza neza. Abantu benshi bafite ibibazo, bafite ibintu byinshi byabaruhije mu mutwe, niba ukenera ahantu ho kuruhukira byumvikana ni ahangaha Nyakinama muri Red Rocks. Hariya muri kubona hakurya ahantu hari studio, hari stage, hari ibyo twita, navuga nk'ubu ngubu twita salle y'ubu. Ni ahantu naho hatunganyije mu buryo bwa kinyarwanda, abantu bajyayo bakabyina bagatarama, hari na stage abahanzi bajyaho, hari aho DJ bahagaze, kandi harimo n'ibyuma kabisa by'umuziki, ibintu bikaba bimeze neza cyane. Mubihuza gute? Ese n'iki bihura no mu muco wo hambere w'Abanyarwanda? Urareba umuco wo hambere w'Abanyarwanda babagamo kuvuga ngo wenda ngewe ndi Umunyarwanda, iyo nzi uko mfite inka zanjye n'ihene zanjye n'intama zanjye. Ese hari ikindi kintu nta kindi? Ese ruriya ruhu tuvuge ruriya abana, ariko ubu ngubu urajya gusanga ugasanga ngo ubwoya bw'intama buravamo ikindi. Izo ni skills natwe twazigira. Tuba gusanga twicaye ku bintu byaduteza imbere ariko tutabizi. Niyo mpamvu rero tugerageza kugira ngo dusangize ibi ngibi n'abandi, nabo babirebe babimenye. Uretse n'ibyo na kera habaga itora, abantu baza bagakoresha impano zabo bakivuga. Rero ngira ngo murabona yuko twerekeyeyo kugira ngo tuwarebe neza. Hari igihe twigumira mu mujyi ukagira ngo mu cyaro burya ntihari abantu bategura. Muri jaridi uragenda, washatse wagenda ukaryama hariya cyangwa ukagira ute, ureba ko wicayemwo ushobora kubona n'inyoni z'umubare utandukanye cyane rwose. Byose nibyo nibwo bukeye. Aha ni ahantu wakicara ugakora meditation ugasubiza ubwonko ku gihe neza kabisa. Aho rero niho izo nizo sigiriza. Burase hari abarimo stage. Harimo stage yacu yari iyi ngiyi, ibihe bya corona byaje biratugira, ariko n'ubundi ahangaha baraza kugenda babafungurireho. Aba nibo banakora kuri kubwiye. Araza kugenda. Ayo mugabo ne watwakire dukije. Wowe. Bafungurira. Tugeze nyine muri kubona hano hari ahantu navuga DJ bahagaze, murabona za speakers. Uyu mugabo rwose niwe ubu uri kuri ya byuma, niwe westar umuziki akaza no gucuranga. Ngira ngo ubu ngubu tuhageze nyine n'ubundi ari amasaha y'uko bari kwitegura kugira ngo
batangire bacuranga, abantu barasohokera bakishima bakanezerwa. Cyane ahantu nk'ahangaha hari n'umuyaga, hari ibiti bimeze neza bitanga umuyaga mwiza, hari umwuka mwiza. Ni ahantu rero navuga ngo haba hanejeje cyane ku buryo umuntu ahasohokera akahishimira akumva mbese ari mu buzima. Ahangaha umuntu ayise ubuzima ntabwo yaba abeshye, kuko niba ari ahantu hari inyoni ziririmba, hakaba hari ibiti, hari umwuka mwiza, hakaba hari ibintu gakondo biranga umuco wacu, navuga ngo nta kintu wabinganya. Izi ni ingoma muri kubona, ni ingoma benshi barazizi hari n'abatazizi, hari generasiyo itazizi ubu ngubu, ariko ziriya ni ingoma kandi mu muco wacu naho ni ikintu gifite icyo kivuze. Haraho murabona yuko banakora ibintu byo kubumba bigiye bitandukanye. Navuga ngo ahantu iyo uhageze wisangamo, mbese umuco wacu urawubona ukahisanga neza cyane. Ari intebe, ari ameza bikoze mu buryo butangaje, mbese ni ibintu byiza cyane binejeje kabisa, binogeye amaso. Gusa kutabizi yakibaza ari ibiki nyine ntanabyumve. Iyi rero muri kubona yuko mu gice cy'amajyaruguru ni ahantu hakonja cyane, ni umutaka waho n'imvura. Ahubwo ngenda si yabakira ku rugamba ntabwo ari byo, ni iki kubigeraho nukomeza ukagenda buhoro buhoro uraza kubigendaho. Ni umutaka rwose. ese bantu bima namwe nimumbwire gize namye ari kinone iki urareba, ni nkuko nakubwiye ntitwebwe turi mu majyaruguru, imvura ari nyinshi. Reka mwipime manze murebe ukuntu bawambara, ibintu bitangaje kandi binejeje. Hari imvura ntabwo ikugeraho na gatoya, kandi bikoze mu buryo bwa gakondo bwacu nk'abanyarwanda, byiza cyane kabisa. Aha murabizi abantu bakinnye kera agapira k'ibirere kariya niko muri kubona, kiriya kibuga nyine kiri hariya bagakiniramo abashaka kugakina kugira ngo bibutse ibya kera. Wibutse ibya kera kabisa, ibintu bikagenda neza, ukongera kwibuka ubwana. Kandi hari abantu babayeho rwose batibuka ibyahise, kandi birafasha cyane mu kongera gutuma ubwonko bumera neza cyane. Ariko kariya ukabonye ukagakina na bagenzi bawe, uhita wibuka kera uko byari bimeze, ukongera ukumva wishimye cyane. Kandi ni ibintu bifasha, buriya hari igihe duheranwa n'akazi n'ibintu byinshi tukibagirwa aho twagiye tunyura kera, ariko tuhibutse bituma twongera tukarefeshiza ubwonko bwacu, tugatekereza neza cyane. Kano gapira k'ikirero ni keza cyane ku bantu bagakinnye, murabyibuka benshi mwaragakinnye, kereka bubu no batagakinnye wenda. Ahangaha muri kubona ni ahantu h'igicaniro abantu bashaka kota barimo banaganira, ushaka icyo kunywa ukagitumira, abantu baganira, bakaba barimo kuganira, barimo gukina imikino itandukanye. Niyo mpamvu twabonye gutya, byiza cyane kabisa. Iyo ugeze muri Red Rocks ntabwo dufite nk'ibintu byinshi bihambaye. Nakubwiye twebwe dufata ibintu biri moderne mukabikora ariko mu by'iwacu. Ushobora kwibaza uti iyi nzu ibamo iki? Iyi ntabwo ari inzu, urumva? Iyi ntabwo ari inzu, ahubwo iyi ni igikoni cyacu, ni ifuru. Niho twokereza. Ahangaha uraza tukakokerezamo ibigori, ibijumba, icyo ushaka cyose tugikoreramo. Ifuru yacu urayireba, gukora ibintu biri moderne. Iyo niyo furu yacu, dushyiramo ibigori, ugashyiramo inyama, ugashyiramo akaboga. Ntabwo waburara kabisa, umva udeshapo kabisa. Aha rero ni ahantu bokereza umugati kabisa, ngo bakawutsa ukaba umeze neza cyane. Murahabonye,
tukaba dukomeje urugendo agenda atwereka n'ahandi ibindi bice bigiye bitandukanye. Vraiment aha ni ahantu heza ndabibabwiye ku bantu bakunze gusohoka, abantu bakunda ibintu bya gakondo, abantu bakunda ibintu by'umuco, abantu bashaka kuruhuka bagatekereza neza bakaba bameze neza. Aha ni ahantu heza ho kuruhukira, ni ahantu heza ho kuruhukira kabisa umeze neza. Rero okay, wow, byiza cyane. Basara umeze neza muri bara se biri kugenda? Okay, byiza cyane kabisa. uraza kubona nk'amakoperative twagiye tugenda dukorana nayo, afite ukuntu akora ibintu byabo tukabibika hamwe. Niyo bamaze kubigurisha hari amafaranga baba bakeneye kugira ngo umuntu ashobora guhita yibaza amakoperative akora ibiki nyirizina. Ibyo nibyo tugiye kureba ahangaha. Uraza kubisanga uraza gusanga n'ahantu ukuntu babikora. iragaragaza ukuntu amafaranga asibikira. Iyi ni shene. Ni shene. Uvuga ngo iyi ni koperative yakoze ibi. Iraza ikaba yabona amafaranga ikajya ikagura mituweli, bakagenda bakagura ibirimo hinga, bakagura iniforume z'abana. Yego, abana bakabona iniforume. byose n'ubugeni bose ni ibintu bagenda bakora. Harimo n'imbehe barazibaza bakabibona ntabwo kabisa. harimo n'icyembe shato waribuza cyane mu bintu bitandukanye ushobora kugeragezaho niba wari uzi kubivuga cyangwa niba sogokuru yarakwigishijeho ubwo turabikora rero mu gihe cy'impeshyi buri munsi buri mwaka usanga ikigo cy'ubukerarugendo
ibikorwa bihari n'ibyo twavuze tuti ibidukikije ibi bidukikije birimo kugenda bikenerwa cyane. Yego cyane kabisa. Inama nyinshi zirimo kuba zikavuga ziti mugende mutera ibiti. Ushobora gutera ibiti. Iyo ngingo ntabwo iri kugiburamo rwose. Ushobora gutera ibiti ukabonamo. Aho ngaho ubona hirya aho ngaho naho abantu baza waba wifitiye ihema ryawe ukarishinga hari ukaharara. Nibo mwabonye ayo mahema aho ngaho. Ubwo haba hari abantu barayemo kuko nibiya bindi abantu bavuga bati turashaka kujya kwirarira ahantu hari natirere. Ntabwo hari akayaga, hari umwuka mwiza, ahantu twumva ko twisanzuye, ahantu twumva. Rero nahangaha nyine wajya kuruhukira muri Red Rocks, nabwo yuko ari mu ntara amajyaruguru mu karere ka Musanze ni Nyakinama neza ku bantu bahazi. Wifitiye tente ukagenda ugafataho ikibanza ugashyiraho tente yawe ukaryama ukaruhuka. Byanyabyo nta kintu kigusakuriza cyangwa ushobora kubyutswa n'inyoni zirimo ziririmba kandi utwo tujwi nacyo ntacyo twagutwara. Muri kubona tugenda ushobora kuhagenda n'ibirenge rwose umeze neza ntacyo wikanga. Ahangaha ni amatente ujyamo ukaryama neza ukaruhuka neza cyane. Ibitanda byabo biratangaje, yaba ibirimo imbere ni ibijyanye n'umuco wacu nk'abanyarwanda by'umuco gakondo. Igitanda rwose cyiza gikoze mu biti, n'ubundi aba ari ibiti ariko bibaje mu buryo navuga buri modern. Ahangaha rwose ni ibintu biri naco byacu kabisa binatirele. Nta makaro nta kibasasamo imisambi, niyo makaro cyangwa niyo sima. Hano nta n'urumuri uzasangamo, cyakoze bashobora gucanira itara rimwe nabwo twakoreshaga kera. Ni ahantu heza cyane kabisa, ni ahantu heza batarajyaho nabashishikariza kujyayo. Kurajya kuruhuka ukagira ngo ugiye kuruhuka ugasanga n'ubundi ahantu uruhukiye n'ubundi ni mu bibazo, ni mu rusaku. Ahangaha rwose uryamye umeze neza, n'igisenge muragenda mukibona, ni ibintu bya gakondo gusa. Abantu se mwari muzi ibijyanye n'urubingo. Urubingo ntabwo benshi mu ruzi ariko nibyo byinshi bigiye byubatse hariya. Nibyo bihubatse kabisa byinshi cyane. Aho ni mu kibuga nyine nakomeje kubabwira yuko ari ahantu bashaka kwidagadura bakinira, yaba volley, yaba agapira k'amaguru, yaba bakunda ku bimwe byo kudomanwa murabizi by'abakobwa kera, bakahakinira hariya kabisa. Ugasanga abantu barongeye bararuhutse, bongeye basubiye ubwana neza. N'ahantu ujya ugasubira ubwana ukibuka ibintu bya kera kuko rega byinshi twarabyibagiwe. Reba nk'iriya nzu hariya ni inzu igaragaza uburyo bwa kinyarwanda, uburyo imyubakire yari imeze. Ubu nk'urubyiruko batazi uburyo twabagaho kera cyangwa inzu twari dutuyemo, ni kuri zabaga zubatse zifite n'urugo, urugo rushishiriye kabisa, rucinyiye bya nyabyo. Rufite imbere, rufite irebe, rufite igikari, rufite inyuma y'amashyiga, n'urutara. Abantu bategura kabisa ukabona yuko ibintu bakora ari ibintu bakunze, atari nuko babikora nka business, ahubwo bakabikora kuko babikunze, bakunze umuco wacu, bakunze umuco w'abanyarwanda. Ni ibintu byiza cyane rero. Aha ni ahantu ugenda ugakambika, hari ahantu haba hari tente zabo zihoraho, ariko niyo ufite iyawe uragenda bakaguhereza ahantu ukishyura ukayihashyira, maze ukajya ubyuka kumvira amajwi y'inyoni, waba unaniwe ugakina. Akaba ari ibintu byiza cyane kabisa ku buryo biba binejeje cyane. Ahangaha tugiye kwinjiramo turebe muno rugo. Urabona hitwa Inkomoko. Hano hagiye hagira n'amazina. Ahangaha ni mu marembo, abantu mutahazi bahita mu marembo. Iyo winjiye ageze ari ku muryango no bita nyine mwirebe nyine ugiye kwinjira mu nzu. Ibimo ugomba kubimenya, mukamenya neza icyo bisobanuye, mukamenya n'impamvu yabyo. Ibi ngibi biradufasha gukomeza bwa bukerarugendo bushingiye ku muco, tugakomeza tukagira gute tukabusigasira. Murabonamo imbere hariya ibi bitanda byabo ukuntu bimeze, abantu bibereyemo rwose niho baryama nta kibazo. Ahangaha usanga hafite n'igikari n'urugo rwose rwubatse neza rumwe rwa kinyarwanda. Harimo na dushe inyuma rwose, ugasanga nabwo n'ubundi zubatse mu buryo bwa kinyarwanda. Tumenyereza amakaro n'iki byose n'amazi amanuka hejuru.
ariko ahangaha ni umwimerere. Ahangaha nyine urahajya kongera kwibuka aho wavuye, rimwe na rimwe ukanashima Imana da, shima Imana kabisa. Hariya muri kubona ni dushe, dushe rwose imeze neza cyane. Turakomeje no gutambagira rero hose tugenda tureba, namwe kandi niko muri kubireba. Narababwiye ngo Alpha Tour channel tuzabagiriraho mutabashije kugera, kugira ngo nunajyayo uzamenye aho ujya, uzamenye icyo ugiye kureba, uzamenye ibyo wakunze. Nta kundi rero mujye mukorana subscribe kugira ngo mubone ibindi biganiro bijyanye n'umuco, bijyanye n'amateka, bijyanye n'ishoramari, ubukerarugendo bwose muzabusanga ngaha kuri iyi channel. Nta wundi murongo tuzafata n'uwo nguwo, kugira ngo mujye mubasha kureba ibyiza kandi ni ibyacu, ni amateka yacu nk'abanyarwanda. Tugomba rero kubikunda kandi tukabigira gute, tukabibika, tukabigumana. Hari umufaransa yavuze ngo les paroles s'envolent mais les écrits restent. Novanga amagambo nyine muravuga akagenda bikanibagirana, ariko ibijyanye n'iki, ibijyanye n'inyandiko n'amashusho burya bigumaho akenshi. Ariya n'amatente mugenda mubona hirya no hino, ni ibintu vraiment binejeje cyane kabisa. Gutekereza gukora creativity nk'iyi ngiyi, ukavuga ni gute abantu babaho bagasohoka bakakora ubukerarugendo ahantu hari ubwiza nyaburanga, ariko noneho bijyanye n'umuco wacu, bikomatanye n'umuco wacu nk'abanyarwanda, tugakomeza kugera gute kubisegasira tukabirinda kuko ni ibyacu. Aho hose muri kubona kino kibuga rwose yemerewe kuzanamo itente ukagira ugakambika. Iyi ni indi creativity, iki ni igishushanyo nabwo kimeze nka skate. Baba batekereza ngo ibintu byashaje, ibyuma bihari, ni gute twabikoresha nabyo tukabibyazamo ikintu kandi gifite igisobanuro. Rero navuga ngo mugane ko nakomeje kubivuga, bisaba kuba ukunda ibintu nk'ibi ngibi, ukaba ubikunda, atari kubikora nka business gusa kuko ntabwo wazunguka. Ubikora kuko ubikunze, kuko ukunze umuco w'abanyarwanda, kuko ukunze ibyacu. Twari dukomeje kugenda tureba hirya no hino. Ni ahantu hanini, ni ahantu hagari kabisa. Mujya mubona n'abahanzi bamwe na hamwe bajya kuhakorera indirimbo, bakahakorera umuziki. Rimwe na rimwe hari igihe mutekereza mukajya hasi mu Rwanda, ariko burya ni mu Rwanda, hano mu ntara y'amajyaruguru rwose, ntabwo ari kure. Dukomeza gushimira Tom Transfers yadufashije kugira ngo tugere aha ngaha muri runo rugendo. Ni abantu b'abagabo cyane, ariko tugashimira cyane ubufatanyabikorwa G&G. Ni abantu bagutegura ibyo kurya, amafunguro, ibyo kunywa, bakorera mu mujyi wa Kigali hano Kacyiru. Umanutse kuri polisi neza werekeza ku Kinamba, kareba ruguru umuhanda, aha havuze inyubako ya Mahaneza uhita ubabona, cyangwa ukabahamagara nyine kuri iyo nimero 0788402281, maze ukabasha kubona ifi imeze neza n'inkoko imeze neza kabisa. Ni abantu bari professionnel nabo mu byo bakora cyane kabisa. Haro ni ahantu hari ibintu navuga ngo bifasha umuntu gutekereza ahahise he, akibuka umuco w'abanyarwanda, akibuka mbese mu bwana bwacu. Byari ikintu mugomba kumenya. Iyo ufashe umwanya wo gukora meditation ukajya ahantu wabonaga cyangwa hari ibintu bidasanzwe byaba bikwibutsa ahahise hawe, ni ibintu bigufasha kongera kumererwa neza, mind igakora neza, ubwonko bugakora neza, n'ibyo ukora nyuma yo kuva aha ngaha ngira ngo wahasuye ni n'ahantu wakicara ugatekereza neza n'imishinga ukayikora neza cyane, kuko uba wongeye gutekereza, ubwonko bwakongera kubishyira ku murongo. Ni byiza rero cyane yuko musura Red Rocks ari amajyaruguru, mukabasha kugira gute, mukabasha kuruhuka, mukabasha kubona ubukerarugendo bushingiye ku muco, mukabasha kureba ibikoresho twakoreshaga kera mu muco wacu bitagihari,
wenda hari aho biri hamwe na hamwe nkanga wenda urabihasanga, ariko ngira ngo ni hake ubu ngubu wabisanga, kuko nyine byagiye bicika umuco nyine ugenda ucika, ariko ntabwo byari bikwiye, tugomba kuwusigasira nk'abanyarwanda kuko ni uwacu kandi tukagira gute tukawugumana. Turi kugenda tugana no ku musozo, kuko ahangaha Greg arakubwira yuko uretse abanyarwanda bahaza bamwe na bamwe, abanyamahanga batangiye kuza kuhigira, bavuga ngo umuntu wakoze ibintu bimeze gutya ni gute twe twagenda tukabyiga, tukagenda tukabikora mu bihugu byacu, tukabikora bijyanye n'umuco wacu kandi bikagenda neza, bikaba successful. Kuko ahangaha twahasanze aba muri Afurika y'Epfo, mu bihugu bigiye bitandukanye baje kwiga, azavuga ngo nziga ukwezi kumwe, ariko bitewe n'uko afite inyota yo kumenya byinshi kandi byose atabyigira rimwe, ugasanga amaze amezi 6, ahamaze umwaka, avuga ngo nshaka kuzasubira mu gihugu cyanjye mfite bagaje nini, cyangwa mfite ibintu byinshi ngiye kugira gute, ngiye kwereka nyine abiwacu, nanjye ku buryo nakora igikorwa nk'iki ngiki cyo kwerekana ubukerarugendo bushingiye ku muco. Navuga rero abangaba batekereje neza cyane, kuko burya reka mbabwire, igihugu navuga ngo igihugu nyine kibaho kuko kigaragaza umuco wacyo cyangwa umwimerere wacyo. Iyo wagiye umwimerere burya biragoye kwitwa igihugu runaka, ariko nka gutya tuba tuvuga ngo ahantu twajya tukabona ibintu byiza nyaburanga by'u Rwanda, byaranze abanyarwanda, byagaragaye umuco nyarwanda, navuga ngo ni ikintu cyiza cyane umuntu wese yakabaye agira gute yishimira kandi tukagisigasira. Niyo mpamvu Alpha Tour Channel nafashe uyu murongo kugira ngo hantu mutekereza cyangwa mwagiye mwiga kera mu bitabo, mwagiye mwigishwa n'abarimu, ni gute nahagera byibura, nubwo nasanga bimwe byarasibamye, nubwo nasanga ibimenyetso bitagihari, ariko nkahagera nkavuga ngo wa musozi twigaga n'uyu nguyu, bya bikoresho twakoreshaga bavuga ni ibi ngibi. Kubyereka abana mu mashusho, mu mafoto, mu bitabo ni byiza, ntabwo ari bibi, ariko ugize amahirwe ukakibona mu buryo bugaragara, buri palpable, navuga ngo bizafasha umwana cyane kubyumva kandi akomeze gushishikazwa no kumenya ibyo bintu no kubikunda. Tutabigezemo uruhare rero ngo dukore urugendo nk'urunguru, tugere ahangaha tubereke amashusho nk'aya ngaya, burya byazagorana kubimenya. Tuzajya tubyumva nyine mu mateka natwe, ariko byibura aya mashusho tuzayabika abatoya, urubyiruko ruri kubyiruka ubu ngubu muyabone, menya ati burya ni kuriya byari bimeze, burya inzu za kera ni kuriya zari ziteye. Ni ibintu byiza cyane rero mugomba kugira gute, mugomba kumenya kandi mukabigumana. Aha icyo nababwira yuko ni uko ari n'amakoperative ajya gukora ibintu navuga ngo bijyanye n'umuco, byaba ibyo kuboha, byo gukora utuntu navuga ngo tugaragaza tw'imitako ya kinyarwanda, ugasanga nabo bibabeshejeho. Ibi bintu nubwo abantu babikora ari nk'umuco, ariko nabwo birabatunze, bituma babaho, umuco wacu barawusigasiye, ariko n'ubuzima bwabo bugize gute, n'ubuzima bwabo burakomeje. Ibintu byiza cyane rero wabinejeje cyane kabisa. Reka mbashimire rero mwese twakomeje kujyana, gahunda yacu nitujyane. Abantu muri kujya mutwohereza ibitekerezo, mushyiramo komantere, mutubwira ati muzamenye ibi n'ibi, mu bitumenyere twe ntitwahageze, ariko dushaka kumenya amateka yaho, ni byiza cyane. Kandi mu minsi iri imbere ndashyiraho gahunda y'uko uzajya ushaka azajya twandikira kugira ngo tugendane, tujye mu gace runaka yifuza, dukorere ibiganiro, tuganire, nawe abaze anamenye byinshi atarazi. Ndakeka bizagira gute, bizarushaho kubafasha cyane. Gahunda nitujyane nyine, nitujyane, ntabwo nshaka uzangenda njyenyine. Nshimira abakomeje kudufasha muri urwo rugendo, harimo Tom Transfers, harimo G&G, kugira ngo urugendo rwacu rukomeze rugende rumeze neza cyane. Ahangaha barakwereka yuko atari hano gusa Nyakinama bafite branche yuko batangiye gufungura n'amashami hirya no hino. Kavuga ati umuntu ntabwo azava Nyaruguru, ave Rusizi, ave Nyamagabe, aza ahangaha, ahubwo turashaka kugenda dushyiraho udusite.
bamaze kugira amasite ashika muri 6 iri mu Kinigi, hariya Burera, hariya Kabaya, za Kayonza, aho hose bamaze guterayo amatako kugira ngo na Nyabihu naho bamaze kugerayo kugira ngo abantu bakomeze basigasira umuco, basigasira iby'iwacu, kuko biragoye kwa hano muri iyi site ya Nyakinama yakakira abantu benshi baturutse hirya no hino, ariko bavuze ati tugiye dushyira udushami hirya no hino, abantu bajya babikunda bakabisura, bakabasha kuruhuka, bakamera neza, bakabasha no gutekereza neza kuko babonye ibintu by'iwabo by'umuco nyaburanga. Ni ikarita dukomeje kugenda twerekana nyine, nabwo ko bari za Kayonza, bari Nyabihu, Burera, mu Kinigi bariyo. Ugasanga uyu mugabo Greg rero ni ibintu yavuze ngo ngiye kubishyiraho umutima mbikore, biramutunze. Ariko uretse no kumutunga, navuga ngo n'abantu bakwiye gushimwa cyane, bagashimwa kubera yuko murabizi umudugudu wa Nkotsi wabaye wa mbere mu bukerarugendo ku isi. Uteganyiro na hano hantu muri Red Rocks, ngira ngo nacyo kiri mu mpamvu mu byatumye uyu musozi cyangwa uyu mudugudu nawe utoranywa nyine ukaba umudugudu wa mbere ku isi mu bijyanye n'ubukerarugendo. Mwumva ni ikintu kidasanzwe. Ndacyari gushakisha uburyo nzabakorera icyegeranyo cyaho, naho tukajya tukasura nkabageza amateka yaho n'uburyo watangiye n'uburyo babikoze kugeza aho utoranyijwe ukaba umudugudu wa mbere mwiza w'ubukerarugendo. Ni ibintu byiza cyane. Aho naho nzagerayo kugira ngo nabyo mubashe kugira gute, mubashe kwibona, muzabikunda kandi ndabizi uko muzabyishimira. Abashaka rero ko tuzajyana nzabamenyesha mbere kugira ngo abanzemererwa kuba nakinjizaho cyangwa twagira nayo nabo tuzajyane, kugira mwihera amaso mu buryo bw'imbona nkubone, atari mu mashusho gutya. Ni byiza ko ntabwo ari urugendo rwose, mwarabibonye ntabwo biba binyoroheye, ariko ngomba kubikora nkagerayo nkabibereka, kugira ngo mubibone yuko duhari twagezeyo. Ntabwo biba byoroshye bantu banjye, ariko kuko nanjye mbikunda, ndabikunda. Si ukubikora gusa nka business, ni uko mbikunze, kuko hari benshi babitekereje batabikoze. Ibintu rero iyo ubikunda ubitangaho imbaraga, ubitangaho umwanya, urugendo rukakuvuna, ukabitangaho amafaranga atari na makeya, ukemera ukageraho kugira ngo ugere ku byo ukunda kandi n'abandi babikunda nkanjye nabo bibashe kubafasha. Niyo mpamvu rero muzajya munyandikira kandi mbashimira uburyo mugenda mutanga commentaire, yaba abacini box, yaba abashyira commentaire kuri YouTube yacu. Nanabwira ko mugomba gukora subscribe kugira ngo mujye mubona ibindi biganiro nk'ibi ngibi tugenda dushyiraho. Bimpa courage, bigatuma yuko binyereka yuko ibyo ndi gukora muri kubikunda, kandi hari icyo biri kubafasha. Ibyo rero bizatuma ngira gute nkomeza kugira ngo ngende mbibagezaho nanjye aho biri hirya no hino. Kandi nawe wifuza ko dusura, uzajya utwandikira tubwire ngo muzatumenyere amateka y'aha ngaha. Ndi kugenda mbishyira kuri list abagiye munyandikira kugira ngo ngende mpagera. Birumvikana aho bisaba audience iri hejuru, ariko ndi gushimira inzego zimwe na zimwe ziri kugenda zibidufashamo kugira ngo tubashe tugera ku makuru nk'aya ngaya, tugere ku masite nk'aya ngaya, tubashe gukora ibiganiro nk'ibi ngibi muri kugenda mukunda. Reka mbashimire cyane rero mwese twagendanye uru rugendo, twaturutse nyine muri uno mujyi wa Musanze twerekera ahangaha Nyakinama, ndetse tujyanywe na Muvunyi. Tumushimire cyane muri Tom Transfers kugira ngo atugeze ahangaha Nyakinama, twinjire muri Red Rocks kugira ngo dukore ikiganiro nkiza nk'iki ngiki, munarebe ibintu bibereye amaso cyangwa byizihiye cyane bimeze neza. Navuga ngo rero turabashimiye cyane kandi twizere yuko mukomeza kubana natwe kuri Alpha Tour Channel. Ngewe ndi Alpha, ndetse na Sasha ugenda ubagezaho amashusho nk'aya ngaya meza cyane. Mushimire cyane. Mwadukurikira no ku mbuga zacu kuri IG, aho muza kwandikamo Alpha Tour TV, mukabasha kujya mubona n'amafoto tuba twafashe agaragaza ubwiza nyaburanga mu rugendo tuba twagenze rutoroshye na gatoya, ariko tukemera tukagenda kugira ngo ibyiza tubagezeho. Murakoze cyane rero, reka mbashimire cyane, mukomeze mukurikirane ibiganiro Alpha Tour Channel igenda ibagezaho. Bye.